ndabaramukije mwe mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'icyizere. Kote y'uyu munsi mbazaniye iragira iti: hari ibintu bibiri abantu benshi bicuza bageze mu zabukuru. Kuba baratinye kugerageza, kuba barabaye bashaka kunezeza abandi kurusha uko babaho ubuzima bwabo. Ubuzima ntibukenera kuba umuntu utunganye, bukenera kuba umuntu wiga, ukosora amakosa yawe, kandi ugakomeza gutera intambwe. Ntuzategereze igihe ibintu byose bizaba byatunganye kugira ngo utangire. Tangira n'ibyo ufite ubu, aho uri, uko uri. Intambwe ntuzifashwe buri munsi nizo zubaka ubuzima bukomeye. Ntukemere ko ubwoba bwo gutsindwa bukwambura amahirwe yo gutsinda. Buri gitondo ni amahirwe mashya yo kuba umuntu uruta uwo ari we ejo. Nturebe cyane ibyo wabuze, reba icyo ushobora gukora uyu munsi kugira ngo ejo hawe habe heza. Murakoze. niba wumva zino kote zigufashije, kanda like, share ndetse na comment umbwire ku byo ushaka ko nzakoraho muri kote zindi zizakurikira. Ndabashimiye.